Mwiriwe neza, amazina yanjye nitwa Keza Joy, nkaba ndi umunyamakuru wa Etiswea. Tukaba tuje muri uno mudugudu kubaza ikintu igicumbi kivuze, cyangwa se iyo umuturage yumvishe igicumbi ese yumva ari iki. Hano kuri kino gicumbi cy'uno mudugudu wa Kivumu turi kubonaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye turi buze gukenera ko badusobanurira. Turi kubonaho ikarita y'u Rwanda, tukabonaho umusore wafoye umuheto, tukabonaho kirazira ndetse n'indangagaciro n'abantu n'abantu bari mu nama. Turaza gukenera umuntu udusobanurira ibyo ari byo. Turarindira umuturage uri butambuke hano hantu maze tumubaze atubwire uko abyumva. Twakire umuturage tubonye tumubaze ku gicumbi, iyo yumvishe igicumbi ese yumva ari iki. Mwiriwe neza, mwaretse tukababaza, mwatambuka kugira ngo kamera ibabone neza gusa nta kibazo kuko nibyo tubabaza biriho hano. Musanzwe mutuye muri uyu mudugudu? Ese iyo wumvishe igicumbi cy'itorero wumva ari iki? Numva ari uburyo bwo gusigasira wenda umuco nyarwanda, harimo ururimi, harimo ibintu bitandukanye. Mbese nta kindi kintu mbiziho, wenda wowe waza kumbwira ukasobanura neza wenda ikijyanye n'icyo nziho gusa. Uyu nguyu rero ni uko yabyumvaga. Reka twakire undi muturage nawe atubwire uko ndabyumva. Murakoze. Igicumbi cy'itorero tuganira bike ku byo yari avuze mugenzi wanjye. Njyewe uko mbyumva ni igicumbi wenda ahantu abantu bikusanyiriza bakaba bakwicara bakaganira ku bintu biri kubera mu mudugudu kugira ngo basigasire umuco nyarwanda. Okay, nawe urakoze. Reka turebe undi muturage tumubaze uko nawe abyumva. Mwiriwe neza, waretse tukakubaza? Twashaka kukubaza, usanzwe utuye muri uno mudugudu? Mba muri uyu mudugudu wa Kivumu. Twashaka kukubaza ese wumvishije igicumbi cy'itorero wumva ari iki? Igicumbi cy'itorero? Yego. Igicumbi cy'itorero ndumva ni ahantu itorero ry'umudugudu cyangwa abaturage b'umudugudu bahurira bakaganira ku ndangagaciro na kirazira biyemeje, ndetse bakareba n'ibindi byakubaka umudugudu. Ndabona mufite indangagaciro mugenderaho. Reka ngende mbabaza kuri zimwe mu ndangagaciro mwahisemo, kuko hari indangagaciro nyinshi. Nshaka kumenya ese kuki uno mudugudu mwahisemo kugendera kuri zino ndangagaciro kuruta izindi ndangagaciro zose mwagize. Ese kurinda ibyagezweho, uno mudugudu ni gute nyine mugaragaza ko murinda ibyagezweho? Ni gute murinda ibyagezweho leta ibagejejeho? Murakoze. Ubu turinda ibyagezweho, urabona nk'imihanda yacu nitwe twayikoreye. Impamvu rero twagendeye kuri indangagaciro kurinda ibyagezweho, iyo tutongeye iyo tutabirinze barabyica bakabyangiriza. Ibyo rero niyo mpamvu twiyemeje ko mu mudugudu wacu dukwiriye kurinda ibyo twagezeho kugira ngo hatazagira undi muntu ubyangiriza. Nk'ubu ni urugero, amarigore twarayakoze, umuntu aje akamenamo imyanda cyangwa akamenamo itaka, icyo gihe ntabwo twaba turinda ibyagezweho. Iyo tubimenye rero duhita dutanga amakuru, bakaza ubuyobozi bw'umudugudu bukagira ute, bukamusobanuza impamvu yabikoze. Reka noneho dufite ubusobanuro. Kuki nyine kuri kino gicumbi cy'itorero ryanyu kuki mwahisemo gushyiraho bino bintu bigiye bitandukanye? Ese bivuze iki kuri mwebwe? Urabona umudugudu uburyo yadusobanuriye hano, urabona bano bantu baba bari hano, ni ikigaragaza ko umudugudu wacu uratuwe. Umudugudu wacu uratuwe, tuwe n'abantu benshi ndetse n'abifuza kuwubamo ni benshi. Niyo mpamvu rero twabigaragaje kugira ngo umuntu wese niyinjiramo hano mu mudugudu wacu wa Kivumu Indashyikirwa ahita amenya ko mu Ndashyikirwa haratuwe. Kuri iki umbwiye kijyanye n'iyi karita y'igihugu, twese turi mu gihugu cyacu nk'u Rwanda. Niyo mpamvu rero umuntu wese akwiriye kumenya ngo tugeze mu Rwanda, mu mudugudu wa Kivumu, akarere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo, umurenge ni uwa Busasamana, ubwo akagari ni aka Nyanza.
ubwo rero umuntu ahita yumva agahita amenya ngo iriya karita niyo mu Rwanda cyangwa bikunda hangeze ni mu Rwanda, niyo yaba ari umunyamahanga ahita abimenya. Kuri kijyanye n'uriya muntu wafoye umuheto, umudugudu wacu urarinzwe, turawirindira twebwe abaturage, tugira irondo ry'umwuga, ibintu byose biba bimeze neza mu mudugudu wacu. Ikindi kibazo wenda ntabwo ndi bukibaze wowe, ndi bukibaze undi muturage muba muri kumwe, ese kuki uno mudugudu mwahisemo zino kirazira kandi hari kirazira nyinshi zigiye zitandukanye, kuki mwahisemo zino akaba ari zo nyine musa nkaho mumushyira imbere cyane? Yewe ko nawe mbizi kirazira, ubundi igihugu cyose ubundi kigira kirazira, noneho twebwe nk'abanyarwanda igihugu cyacu tuzi yuko kigira kirazira kuva kera, kandi iyo kirazira niyo yatumaga abaturage babana. Nk'urugero baravuga ngo kirazira kwica inyoni, urumva nk'iyo kirazira iyo ikurikizwa ntabwo haba harabaye jenoside nko muri iki gihugu cyacu. Urumva rero kirazira ni ijambo rikomeye cyane, ni naryo riturinda, rigatuma turinda na bya bikorwa kugira ngo bitangirika, tugendeye kuri za kirazira dufite z'umuco wacu. Murakoze. Murakoze cyane, uko mubivuze neza, gusa turaza gukenera ko hari undi muntu ubizi neza nyiri uno mudugudu twajemo, nyiri uno mudugudu twaje gusura adusobanurire. Reka tumuhamagare noneho nawe tumubaze atubwire uko abyumva, n'abatabizi muri mwebwe basobanukirwe. Biriwe neza. Ndi umunyamakuru wa Etisoya, hari ibibazo bikeya twashaka kubaza kugira ngo n'abaturage nyine nabo hari ibibazo bikeya twashaka kubaza. Ndi umunyamakuru wa Etisoya, turi hano ku gicumbi cy'umuco, hari ibibazo twashakaga kukubazaho. Hano hafi yo ku murenge, ku mudugudu wa Kivumu. Yego, bamwe mu baturage turi kumwe hano ntabwo basobanukiwe, ese iyo umuntu avuze igicumbi cy'itorero ni iki? Mwadufasha mukadusobanurira igicumbi cy'itorero byaba ari iki kugira ngo twese tubimenye n'abaturage babimenye? Igicumbi cy'itorero icyo bivuze, aho hantu hari itorero rigenda rimanuka rikegereza abaturage, itorero rikegera abaturage b'umudugudu. Icyo bivuze rero, itorero igicumbi wabyumva mu busobanuro bumwe, ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso cyashyizwe aho hantu cyerekana yuko aho hantu hari itorero ry'umudugudu, itorero ry'igihugu ku rwego rw'umudugudu. Ubwo ndavuga mu Kivumu kuko niho mu mbariro kuko imidugudu yose icyo kimenyetso kirahari. Wenda reka ngo urugero rworoshye kugira ngo babyumve, igihe u Rwanda umwami yemeraga Kristo, hashyizweho monima cyangwa ikimenyetso hariya cya Kristo umwami. Icyo cyerekana icyavuzwe cyangwa se cyashyizweho, icyo rero ni ikimenyetso cyerekana itorero riri ahantu. Yego, murakoze. Reka tubabaze ikindi kibazo, ese uno mudugudu kuki mwahisemo kugendera kuri zino ndangagaciro kandi hari indangagaciro nyinshi tuzi zigiye zitandukanye, kuki zino arizo mwahisemo mushyira imbere cyane? Ndumva bifite indangagaciro nke, wenda nimba ubaye uhari niho ndi n'indangagaciro nke. hari indangagaciro gukunda igihugu, kurinda ibyagezweho, gusigasira umuco nyarwanda no kurwanya jenoside. Nimba ntibeshye ndumva ari izo zigera muri enye. Yego. Iya mbere, gukunda igihugu ni inshingano. Burya gukunda igihugu, iyo udakunze igihugu nawe ntuba wikunda, kuko nimba uri mu gihugu ugomba gukunda igihugu kuko ni igihugu cyawe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kurinda ibyagezweho. Tubaye turi mu guharanira iterambere n'imibereho myiza, hanyuma bya biri twaharaniye ntitubirinde, ntacyo byaba bitumariye, twaba twiyangiriza. Kurinda ibyagezweho ngira ngo ni ijambo risobanutse ryumvikana, ndetse buriya nuko hari akandi katanditse, ni ibyagezweho n'ibizagerwaho, twiyemeje kubirinda muri rusange. Yego. Hanyuma iyi ni indangagaciro n'ijyanye no gusigasira umuco nyarwanda.
gusigasira umuco nyarwanda, ngira ngo no mu ndirimbo y'igihugu harimo igitero kivuga ku muco wacu dusangiye uraturanga. Iyo umuntu yataye umuco aba yataye ubumuntu, ntaba akiri umuntu, ntaba akiri umwenegihugu wa cya gihugu. Umuco rero niryo shingiro ry'ubuzima ry'imibereho yacu nk'abanyarwanda. Ikindi, kurwanya jenoside ndetse nakongeraho n'ingengabitekerezo yayo. Jenoside ngira ngo n'umwana mutoya azi ububi bwayo, ni na gahunda y'igihugu y'umunyarwanda wese ndetse uretse no mu Rwanda no ku isi muri rusange. Izo ndangagaciro kuzishingiraho, wenda ubusobanuro mu nshamake nguhaye, hari byinshi ariko twebwe twahisemo zimwe byibuze izenye zisa nk'izibumbatiye muri rusange n'ibindi bitandukanye byakagombye kuranga. Okay, murakoze cyane. Nashaka kubabaza kuri kino gicumbi hariho ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye kandi igishushanyo kiba gifite ubusobanuro bwacyo. Mwadufasha mukadusobanurira ese buri gishushanyo gisobanuye iki? Ndumva ndibukamo bitatu kuko ubu wenda sindi hafi aho ariko ndabyibuka. Icya mbere hari ahantu ku ruhande rumwe hari abantu 5 bari mu nama. Icyo ni ikimenyetso iyo urebye na komite nyobozi y'umudugudu baba ari 5. Burya umudugudu cyangwa igihugu ntago habaho gutera imbere hatabayeho inama. Inama ni ngombwa mu bintu byose, hakabaho inama zo kumva ibibazo by'abaturage, hakaba inama zo kumva ibyifuzo no gukemura ibibazo. N'abasoma Bibiliya baravuga ngo burya aho inama zitari imigambi y'abantu. Iyo abantu bajya inama nibwo babasha kugana ku iterambere. Ikindi, hagati hari u Rwanda. Hari u Rwanda harimo intara enye n'umujyi wa Kigali. Ngira ngo u Rwanda rero twese turi mu Rwanda muri rusange. Za nama dukora ni zo kugira ngo umunyarwanda igihugu gitere imbere uhereye ku mudugudu n'ibibazo bikemuke. Noneho ahagana hirya hari ikindi kimenyetso wenda gitera abantu amatsiko yo kwibaza, umuntu ufite umuheto ndetse n'umwambi. Urabona yuko ariteguye, asa nkaho afoye, yiteguye kuba yarasa uwo mwambi. Muri za ndangagaciro zituranga harimo kurinda ibyagezweho. Uwo muntu asobanuye ibintu byinshi. Icya mbere, kurinda, hari uburyo butandukanye, yaba mu buryo bw'abavuga nabi igihugu tugomba kubavuguruza, harimo kurinda, byaba mu buryo bwo ndetse n'umwanzi watera igihugu. Abaturage baba biyemeje bati twebwe kuko burya umusirikare ntabwo ari urinda igihugu bwa mbere na mbere, kuko umutekano uhera mu rugo. Kurinda ibyagezweho rero ni mu buryo bw'umutekano, mu buryo bw'iterambere. Icyo nicyo kimenyetso twashatse gukoresha muri rusange. Ni nk'ibyo bitatu nagerageza kugusobanurira, ahari ngira ngo u Rwanda ruri hagati y'ibyo bintu bibiri. Murakoze cyane. Abaturage nibo bicaye baravuga batereka tugire ibi n'ibi. Nashakaga kukubaza kuri zino kirazira, kuki nyine mwahisemo zino kirazira kandi hari ibintu byinshi twakaziririje, kuki no mudugudu ari zino enye wibanzeho? Icya mbere, kirazira ni nyinshi. Nk'uko itorero ari irerero ry'igihugu, higishwaga indangagaciro z'umuco nyarwanda na kirazira, bya bindi bibujijwe, kuko na mbere y'uko umwaduko w'abazungu cyangwa se abakoroni bisobanure gutyo, itorero ryariho, itorero ryo mu 1310 muri icyo gihe ni kera cyane. Hariho rero izo kirazira, nimba mbyibuka neza, ubanza ari nkenye zijya kujyana na za ndangagaciro. Nimba harimo gukunda igihugu, kirazira kukigambanira. Urumva ni nk'ikinyuranye, ikintu ukunda ntabwo wakigambanira. Ikindi cya kabiri, harimo izina ryacu ryitwa indashyikirwa, kizira kuba ikigwari. Tugomba guharanira mu bisabwa by'iterambere kuba imbere, kuba bandebereho. Ikigwari rero urumva icyo bivuze, nawe nk'umunyarwanda uba wananiwe ibyo wasabwe kandi cyiza wakagombye kugira. Ikindi, harimo indangagaciro, hari kirazira kubeshya. Buriya kubeshya ibyo twabishyize mu rwego rw'imiyoborere. Mu rwego rw'imiyoborere, ubuyobozi hari raporo zisabwa zo kureba imibereho myiza y'abaturage, iterambere. Ugasanga hari abayobozi babeshya, bakaba bavuga ati mu mudugudu ibintu byose biratunganye kandi hari ikibazo.
ni ukuvuga iyo kirazira yo kubeshya ni ugutanga amakuru ya nyayo mu buryo bwa ripotingi, gutanga raporo. Ibyo ni nka gahunda y'ubuyobozi. iya nyuma kirazira kutajya inama, kubera ko no mu ndangagaciro zacu n'aba bantu bariho nta buyobozi komite igomba gukora icyayo gusa itagishije inama abaturage ngo babyumvikaneho. ngira ngo muri make nizo kirazira zigiye zihari, gerageze kugusobanurira, kereka wenda iyo wumva idasobanutse neza nibwo nagusubiriramo. nizo twatoranye, izo kirazira nizo twahisemo muri byinshi zihari. murakoze cyane kubwo kudusobanurira. ndatekereza n'abaturage bawe batari bazi ibyo ari byo ubu barasobanukiwe. murakoze kandi murakoze cyane pe. yego, nk'uko mubyumvise uyu mudugudu ufite ibyiza byinshi ndetse n'ubuyobozi bwiza bayoborwa nyine nabwo. twashakaga kubaza bamwe mu baturage, murumva nyine uko umuyobozi wanyu avuze, ese ni igiki mwumvishe? musa nk'aho ari nk'ubwa mbere mwari mwumvishe mutari mwarigeze kumvaho na rimwe. tugendeye wenda ku ndangagaciro cyangwa se kuri bino bishushanyijeho hano, ni iki mwumvishe mutari muzi mwishimiye kuba mugisobanukiwe? njyewe hano nahanyuraga kenshi, ariko hari ikintu ntarisobanukiwe. n'aba bantu barisobanukiwe ko bari kujya inama, ariko mu by'ukuri ntabwo narisanzwe mbizi pe, n'ababeshyi. ni byiza cyane rero, murakoze kuba mutumye tubimenya. nawe watubwira niba hari icyo ubona nyine utari usanzwe uzi nyine gusa wabonaga ukigendera? murakoze. njye nakundaga kubona uriya muntu yafoye umuheto, ariko nkibaza se ni ukugira ngo batwereke ko hari umuntu ubibashije kubikora, ni iby'umutako n'iby'iki, ariko mbashije kumenya icyo bivuze kandi turabashimira kuba mutumye tubimenya cyane. aba baturage barakoze cyane ndetse n'uyu muyobozi ntabwo twasoza tutamushimiye. ndizera ko buri muntu wese amenye ubusobanuro bw'indangagaciro. ikibazo cyo kugira ngo abazwe ese indangagaciro iyo wumvishe wumva ari iki. ubu ngubu umuntu wese twari turi kumwe ntabwo yayoberwa indangagaciro ni iki. murakoze cyane, naho ubutaha. cawo cawo.